ari kugakuruzi bya bitangazamakuru byawe wirirwa usingiza radio mutuku Matike FM yagutwaye iki yanwaye iki sereka nkubaze abantu bagize ku rwego rwo kujya muri duel radio y'igihugu RBA none se byo bikibazo nabibonye ngira ngo ndi kurota ndavuga nese rero babajama barasaze ndavuga nese baba tipe taifa yabisi ngunzu dore koko birangiye babahezo oya nawe none se reka nkubaze ko navuga tukabana ntaga kubatuka reka nkubaze ikibazo ubundi hari ndirimbo diplomate yegeze kuririmba ngo nanga ibikururanda binyikururaho ariko bikarangira binyikuriyeho none se uretse mbwira abatipe batangira kwibikururanda ariko se gato reka nkubaze ubundi nkuru uyifite amakuru warayumvise ndarayumvise none se SKFM yakora ibikosa ngo rukwere kore na RBA ntabwo yemerewe kukurekera ese RBA yakoze ikosa cyangwa ni wandi inda nini yarenze akava mu byo akunda akajya mu byo adakunda kubera amafaranga dore uko ibintu bimeze rupongo zimya no kumuvuga dore uko ibintu bimeze rero uyu witwa Sam Karenzi nge ne wantunguye muri iyi nkuru n'uwitwa Kazungu Clever aba bantu babiri ngewe nibo bantunguye bagutunguye bate mu kigenanye n'iyi nkuru imitungurire ya mbere ni ukubona bakora ikintu ntahamya ko umwana muto yakora ni ukuri mu kiganiro kubona ishimwe rikari mutoya azana content nkiriya nge namwumva ni kubwenge bwe bungana ile shimwe rikari urese n'umwana gato ugereje na Bakarenzi n'umwana nicyo utazi cyo gukora oya gerera nakubwiye ugereje na Bakarenzi n'umwana inkuru uriya yagakoze imivugire yagakoze hagaruka Karenzi yakora cyakazuba gukora biraje kubikora batabyumvikanye no kutekereza reka we nkubwire rero reka maze nkumvishe bundi wumve Karenzi ese cyagipede cyari ryari reka maze nkumvishe wumve Karenzi yavuze icyo bundi tekereza n'umugoroba na akajya kuri radio y'icyahuye na aba host bagaseka nk'aho urwenya ngo nahuye n'umuyobozi wa RMC wa RMC Madame Scovi kuri match irangiye twavuriye muri parking area twaganiriye umwanya munini n'abantu twari kumwe n'abasabiti n'abantu twaganiriye umwanya haje arambwira ati nabonye ku mbuga nkoranyambaga abafana ba Peri bagiye gutuka radio yawe kuri radio y'igihugu iyo barore acyumve neza ati yaravuze ngo kora mu kumbuga nkoranyambaga ngo mu gihe abandi bari mu gikombe cy'isi ngo ya radio yarimo kuzenguruka mu ntara wejya cyane Kazungu bari gusesengura avuga no Karenzi barimo gusesengura icyangugu ubwo tugarukira aho ngaho ariko uretse nkoze ngo Sam Karenzi ngutewe na Scovia ajya gutaka none se Karenzi avuze ko yatatse none se ubwo sugutaka oya reka nkubaze iko inkora yivuze yego nyine ivuguka nyine aravuze ngo yahuye muri Scovia ngo Scovia ngaramubwira ngo nubise ngo bari kukwataka ngo hanyuma se barubise ari kumwataka abamwatatse urabazi oya nuvuga ngo Karenzi wavuze ko ninde muntu yarangiye gwenda nk'abakire bari bahuriye muri parking sibyo icyo gihe ro kwigendera kwabo bahuye babiganiraho gake Scovia mubaza ikinsekeje ngo nabarurenga byumve hanyuma se namara kubyumva ajye guhana RBA erega gatoya banza wumve Scovia ni mubizo wa RMC ubundi Karenzi mu bintu akora nge namaze gusa nk'umuvumbura akora ibintu akamera nk'ubica hejuru nahita sobanura ibyo ari ariko wowe warubikomoje buriya ahubwo Karenzi yagiye kumuregera nyine ariko se atangira ikirego aho bahuriye n'umuntu wese none se ahubwo reka ngo ikibazo SKFM ivuga bake ntago ivuga bake ariko natwe ibyo kuba twishyiraho ko yayireze wenda wasanga atari nabyo none nje ko cya kigo nacyumvise numvise harimo na wa murozi mupenze to oya erega toreka mubwira uretse gusa rupongo ngo yatumwe na icyo ni ikibazo uretse icyo turuswe umvuko ukuntu rikari yabivuze ngo mupenze to ngo yatumye ngo sarupongo ngamuhanga uduhumbi ngo 20 ngo dutuma ajya kuvuga arasakuze ariko reka kugiswira sarupongo nawe kubona aravuye mu ikipe nziza ajyanywe n'amacoinda akajya mu byadakunda bizamukoresha agatoreka nkubaze bizamukoresha ibane reka nkubaze wowe uri umufana ntufana Arsenal yego ako shara yivago mani nese mani bikwishyira nka miliyari y'idolari wajyayo najyayo none se nyine kujya ariko ibyo ndabari kosa nyine nese byatuma bavuga batamvuga hari none se niba kuvuga bije amafaranga bivuze nibyo nari kukubwira ibyo rero nibyo nari kukubwira no kubwira Sarupongo yakoze akazi arimo arinjiza iki rare akazi k'ubwenge buke nka buri none we ko wabugize ko we ko wabugira umva impamvu reka uri umufana wa Arsenal tandukanye ibintu banza wumva icyo kintu kuri gikomeye uri umufana wa Arsenal mani igwaye miliyoni y'idolari wajyayo ntiwajyayo ese kuvuga miliyoni y'idolari bagwaye mu 500 by'amanyarwanda oya nako najya izina ry'Imana 500 by'amanyarwanda amafaranga atatu amayero 500 aho se yatuma nubaka etage
amafaranga ahita tubona ubuketaje urumva ntabwo yatuma ngenda wagura ikibanza wagura ikibanza ubundi njye ni ibintu bitatu ku isi utamira amafaranga ngo nkore icyambere ni ukugambanira igihugu ibyo byo ibanza umva se icya kabiri ni ukubipedi icya gatatu nayi kuzimu andi yose uzi kwisa asigaye nayarye waroga ariko se kuroga si ukwica reka kwica umuntu biri mu bugamba nuvuga ngo urubore se ubona hari kwica umuntu ahagaze cyangwa ukamwica byo gupfa physically urumva ayo mafaranga no aho rero ibyo bita amafaranga y'ikuzimu yego nayo mvuga ariko andi yose uzi asigaye nayakunjura da none se gato wenda ku kibazo wenda cya Sam Karenzi by'umwihariko na RBA ngenda avuga Sam Karenzi kubera iki radio iri mu mazina ye oya ariko uyu niwe ugaragara nka boss oya nese uyu niwe uri imbere nese watangije ibigambo cyangwa n'ibikari wabitangije impamvu nta mpamvu rikari si uzajya kurega biramutse binasabye ikirego kuko urumva mu mutima wawe wajya gutanga ikirego kuko n'ubundi rikari se wahuye na Scovi ndanakubaza urumva wajya gutanga ikirego ari kukiza ataba wamutinganye goregore akareka wowe ntawe nzi uramuzi ndakasinka kimwe kize mu seminari cyateretaga naho ndi bajyanye mageragere se muhungu sinka mumenye rwose kimwe gikora ibitemewe n'Imana urumva gato niyo mpamvu muri iki kiganiro twibaze se gato koko mu by'ukuri byari ibintu byari bikwiye koko pe ahubwo gicyantangaje buretse reka nsoze byari ibintu byari bikwiye ko umuntu nka Sam Karenzi wizi Butare muri kaminuza y'u Rwanda aba umuyobozi wa Sarusi araza afata radio 10 azana content nshya nk'iyo tutiriwe dusubiramo gato umuntu w'umusiniya nka Kazungu Kreve ariko muri 2003 uri gutinda mu magambo wari uri mu itangazamakuru zamuka muri za contact ariko buretse ngo ni umuntu utazi ubwenge ku buryo bafata radio mail bakayataka muri buriya buryo ariko nyine buretse ngo urumva ndashaka kubasa ikibazo yongera ngo umuntu nka Senior Karengo Sam Karenzi ni umuntu urenze byatari ku buryo atakora amakosa kuri wowe se urenze ninde hano mu Rwanda gere guye abantu barenze ni batatu bonyene nge nabonye oya ntuzane muri politiki nta bya itangazamakuru nta muntu urenze kuri wowe mu itangazamakuru umuntu urenze nafatira ikitegerezo wewe yitwe kanyine je bikubwire umuntu mwitabazagazamakuru urenze urumva cya ndeba mu Rwanda ngwani cyako si urarenze urumva bitangazamakuru yabarindera rya sport yabarindese mbona nta ose ni Axel nagakaze ko Axel rugangura Axel nagakaze koko ubona kaze yikise gatoreka nkubwiye narabikubwiye uyu mujene ari well disciplined pe niba kuri disciplinary niba hari umuntu ugira disciplinary ni itangazamakuru byo mu Rwanda uzi ubwenge uzanumve niyo bari no gusakuza batrolinga umuntu Axel abacicetse ni wanamenye ko abana kivuga Karenzi kuko abenshi none sika nkubaza abari kwitara ariko rukakiye muri duel nibi byana oya abari kwitara bagaragara bari kwitara bagaragara umuntu wese nka Axel ntawe uri wona ari umuntu kaze Axel ni umuntu kaze gato ni icyambere mu buryo bwo kuvuga match uzi kumva uzi nta muntu wabikubeshye hari umuntu umurenze mu Rwanda asavugiye match niye match akora kumva ndikora match gato Axel arenze njye numva icyo ndi kukubwira njyewe hari ibintu wowe ugira njye ntajya nene ibihese ibintu byo gufatanga abantu mu Rwanda ukabaheza hasi ngo bari hasi urwego rwacu twese ni bari hasi nyine urwego rwacu turiho hari abantu dufite barenze yego ndabyemera ariko mu barenze witse nakubashije ubu nta muntu ukuru urenze mu itangazamakuru mu Rwanda nta uruwe je mfatira ikitegerezo ushobora kuba nta kwimata ariko wemera ko ari umuntu ukaze akazatese akazate y'ibintu bya robi ko mubyihaba no guhabutuba abantu badafututse ibyo ntajya nemera giwe urumva umuntu arenze ari kumukwata karabiye guso warenze ubwo bwenge buke ngo uri kumbwira njyewe abantu badafututse oya badafututse mubaze Saruponga ariko radio Rwanda arimo kuvuga biriya bintu ntivuga bari guseka bashyikiye abo nibo ntemera urumva ni abo nabo bagomba gutambucyaha kubera tuza wikataka abantu abandi ibyo bintu tubyemera dufite amategeko n'amabwiriza tugendera byari ibintu byoroshye abo nabo abantu uri kumbwira barenze ara bari gusakuriza kuri radio Mutuku Matiku FM simbemera ari n'abari makuru wera nabo simbemera wishaka kubanyemeza kandi nabemera ngewe rero hari icyo wenda ngiye nibwira cyane umba ntekereza muri ibyo nese gatoreka nkubaza uriya musaza witwa Marcel Rutagarama ntiyakoze akazi mbwiru uriya Marcel Rutagarama uriya je nahita ndyamasi Rutagarama ntiyakoze akazi uriya umunyamakuru wa danje abana bahari muri no minsi urumva abana bahari muri no minsi simbemera singiye kubeshya ubundi reka nkubwire abana bari makuru imikino ubundi gatoreka nkubwire ngewe sinkubeshya uyu papa witwa Marcel Rutagarama uriya n'umunyamakuru wa danje yarazi gukora match wa danje
azi gukora match cyane azi noneho disi na nyakwigendera Jean Lambert Gatare uriya mutipe rero yarakaze biteye ubwoba yarakaze buriya sura undi muntu ushobora kubwira wari ukaze nubwo atagihari wa mutipe akoraga kuri radio disi Shyaka Creve uriya mutipe yararenze yarakomeye cyane none uretse ubona cyangwa undi munyamakuru nubwo atagihari ariko naramubona uyu mutipe arakaze Jean Claude Ndengingoma asigiye baratipe bagiye sinakubeshya uriya mutipe rero yararenze ubundi mbona ko na Rutamu yari buzaze mwabara abantu ariko yakoze ikosa oya Rutamu nawe simwe yakoze ikosa oya ni muzima ahubwo yari muzima kuko gatoya uyu mujene we na Rugimbana mani bazanye style abantu barakurikira pe baje basanga tugira style ya Rutagarama na ntuza na tuva muri ibyo tubanza wumve ese turobiviramo iki baje basanga rigara abantu babaryoye babumva ibyo bintu urumva ariko buretse wumve baje basanga dufite style ya Rugimbana na Rutamu yego mimi style ya ntuza ya Jean Lambert Gatare nyakwigendera ndetse na Marcel Rutagarama hari bitwa ba Karinda gutyo abantu babazi ariko bano bajene bazanye new style mu kintu cyitwa kogeza imipira shabazanye new style kandi kugeza no bantu barakurikiye burangira rero ukambwira buraje kugira ikintu ariko Rutamu yakoze ikosa ryo kujya kuri rebe yajya kwiha de gol abantu bari hano barero batwumve umunyamakuru mbona watangiye guhindura biriya bintu bya game changing yo kogeza imipira umutipe akora kuri radio Rwanda yitwaga Nkusi Godfrey uramwibuka abantu baramwibuka umutipe Nkusi Godfrey njya mwibuka icya gikombe nuza atarako yakuye hanze cya Sekafa ura mutipe kuntu yakoze iriya match njya mbyibuka byari ibintu bitandukanye biri impeccable cyane oya urumva kiragiye twe dufite style yo mu Rwanda ariko iki kintu cya style yo kuri izi match zibura bigana ba Peter Drury zibura iby'umwihariko buri ngiye mbona ibyo dukora byose bishingiye kuri Rutamu niyo mpamvu ndi kukubwira rero nkakubwira urumva abantu kuri za Matiku FM agako SKFM yavuze abantu bakera uzabona yasenye barimo uyu mutipe wayoraga Rayon Sport ninde uyu mujama w'Misira we Sadat ragaro bamusenye uyu mutipe tabe wafashe icyo gihe yari yaratangiye Karenzi gukorana kuri fine bari kuri fine bari kuri fine pe ariko uyu mutipe tabe wafashe gushinga radio niyo bamwisenye ntago bamufashije yabafashe gushinga radio yabahaye amafaranga ari inkunga ahubwo buryo reka nkubwire kandi nyuma asubira inyuma ajya kuyabaka kandi barega no kujya kuregana ibyo bintu bibaho none se bafata umuntu ukamufasha ubureka nkubaze gato wowe ntabwo wigeze ufashisha amafaranga kandi nyuma yo kuyabafashisha uwasubiye inyuma sujya kuyabaka none se nkubaze ikibazo hari ububwa burenze itone nkubaze ikibazo hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu bari basiko Sam Karenzi agiye gushinga radio bakamuha amafaranga bari bangahe erega none se urabimenya se Karenzi mwari muziranye muragenda na se urabimenya nka sinkamenya n'umuntu utanga amakuru kuvuga ngo rero nese nyemenya kuvuga ngo rero banza wumve uragomba ujya wiza n'ibyo bintu byawe by'ubwenge buke uwo muntu ugomba kubimenya niwo bagendanaga njemenya n'abantu batanga akazi ku mapede ngewe yese ngende ipede none se icyo gihe ijya gutangira abo bari bahari ubundi biriya bintu byamuteye imyaka biriya bintu byo kuzana ibintu by'ibipede biriya bitera imyaku bitera imyaku bizana mukasira ku rwego rwo hejuru ngewe rero icyo mbona none kandi urebe byatangiye dore batangiye kwataka RBA sibyo mahubwira hari umuntu ejo uri Taifa ari muri Amerika yarajya bita ingunzu ayirya bise Taifa yarakabije itoni yarajya bita gato reka tugizanye ukuri ntabwo yakabije baba none se mu kibazo ubu ntabwo batangiye ku rwego buke gato reka ubwire amagambo ya Taifa urazo ikintu bigiye kubyara amagambo ya Taifa itone nkubwira amagambo ya Taifa ni ibibazo itore nyine nkubwira urumva dore byatangiye batangiye kwataka RBA gakora numiwe navuze mise ibintu nibyo biri kuba uziko nashatse kubana nese aba bantu bari kwataka RBA cyangwa bari kwataka nuza TV1 yandi wa mugome Karenzi n'umugome ko yaraduhemukiye cyane kandi mukira n'abandi bana benshi uko biri rero gato wenda ikiganiro cyamaze gutambuka n'ibya SKFM byaratambutse byaranarangiye ariko ndaguhamiriza ko umuntu witwa Karenzi gato natitone acunge by'umwihariko timu y'abana bari bakuresha ibipede ngo uzagira ubwenge byamwishe umutwe timu y'abana bari kumwe ni ikibazo numiwe reka ubwire navuze nese umutipe nese gakureka ngose RBA kuva wabo umbwiza ukuri wari umva hari indi radio yegeze bataka nk'iki gihugu cy'u Rwanda urabata kubashaka timu y'abana iri kumwe na Karenzi niba ari irimo n'urupede reka nkubwire kereka niba iriya ngingo nkari karaba yayizanye we ku giti ngo batabyumvikanye se bagahita bazamuka kuriya ariko uburyo yayizanye uburyo bahise bayizamuka n'ibyo Karenzi yayitangajeho cyangwa n'abakazungu bose uburyo bayivuze nikanze
noneho usibye ikintu usa gikaze ku rwego rwo hejuru ibaze kubona abantu nka basamu Karenzi uriya mutipe Kazungu badakomakoma ngo bambwire ati rikari ibyo ntibireke rika bagahita babizamukira nubona atinyiye wumvise ukuntu se bazamuka nanjye none atinyiye none umutipe kugira ngo abereke ngo ndarenze umuntu nka Samu Karenzi ngo nahuye ngo na mama Scovia ngo mubwira ngo ibi n'ibi ibyo ni ibiki oya ariko nabyo wenda birumvikana kuri icyo kibazo si umuyobozi wa RMC ishinzwe kubikurikirana ntabwo ibyo bisa ko Karenzi abivuga oya kareka barayiregera bemerewe gutanga n'ikirego none najya kumva nkumva bari kuvuga ngo wowe ngo barore ngo bikurikirane barore arafata igitangazamakuru akuriye urumva narangiza ngo ajye kugihana none se ayahana abakozi bakirimo bakoze amakosa cyane rwose ariko buretse ngo yabahana pe buretse ngo kibazo wotumiye umuntu araje ni mukuru urumva muri SKFM yari kwatakane wa undi nini yarenze akava muri Rayon Sport ikipe nziza akajya mu bita byo n'ubwenge buke bw'abafana bareyo bamwe ariko se nese siko byagenze kuko abazima barimo Sarpo ngo mumbe ubundi ngiye kambwira Sarpo zakugira umufana mukuru w'abafana ba Rayon Sport babanya Sarpo ngo mumbe ibintu uvuga ntabwo Sarpo ngo mumenya afaniye ikipe urumva ibintu uvuga ntabwo Sarpo ngo mumenya afaniye ikipe ibyo si igitangaza wese wafanaga Kibuye we n'uwafanaga Kibuye twasenyutse rubundi ifaru bitagiye ariko buraho nguru umuhuriga nguru umureyo umureyo wahise ikipe idatwara ibikombe muyifanamo reka mubwire ntabwo ufana Arsenal reka mubwire ubamenye Arsenal yitwaye igikombe ushaje ariko iragitwaye ibyo ari kukubwira rero yabitwaye ndapfu ntabyo yatwaye yabitwaye ibi rega Arsenal ariko si iki ariko si iki urugero ngo yakora gukobaguye Arsenal urumva yireke yari ifite ibindi byinshi byiza ubu zari Champions League igira Arsenal none ntabwo dufana ndashobora ko ntabwo yose yigira ziri Persi yigira ziri ntabwo no dufana ibikombe nibyo ndikubwira ntabwo dufana ibikombe dufana amakipe fana ikipe idatwara igikombe wowe ngaho nyumvira Chelsea ko amaze imyaka 100 itakigira yamaze 50 yamaze 50 ikiro official we yakubise ijana yamaze 50 nta kibazo 50 yamaze ikaba itagira na stade mu Bwongereza abafana bayo ntibayigubaho none se nifite zirige ebyiri none se irazibunga none twa dufana ibikombe none ikipe itagira none se ikintu kigira Messi umukinnyi wa mbere ku isi ni kari ibikombe ni ibintu yakoze oya ni nyine ibyo yakoze bigaragarira mu bikombe yatwaye nese mubaze nyine none wijya kure igikombe ryo kigaragaza uze Cristiano muveho ngo ruka atagira ikisi ariko afite zirige zingahe afite Arsenal kuyikunda kuyifana igira Champions League zingahe ifite champion nyinshi ariko ifite FA ifite za Carabao ibyo byose uva guhojya bashyira cya mirongo niyo mpamvu nibwira ariko rero nicyo amahoro cyarabananiye ngo murafana ikipe byurigira igira ugatwara na Aston Villa se uyiboye kanga yitwara European none se ngoze rero nuza Rayon Sport igikombe cy'amahoro igira ntacyo mwe mukigira mugikuye ko muraho ngo muri ingwirirane namukura ingwirirane zitsirwa bitanu za Gor Mahia ingwirirane zitsirwa bitanu Gor Mahia ikipe yarya byinshi na Arsenal ari 8 kuri Man U Barca 5 kuri Bayern ibyo nta gitangaza none kuri guhunga bimwe ko yare bitanu urumva Brazil yari 7 ku Budage namwe mwari 11 mu Barabu Man City yari 5 kuri Arsenal namwe yari 11 mu Barabu none se kutayisufa ku ikipe yawe cyo gengere ntarafara umupira ibiriye ndebe nayivaho kabisa muragera ngufana wa Chelsea naryo 8 abazereka kuri Gor Mahia ko mwari bitanu kutayivuye kuri peje ndakubaza kuri Gor Mahia ko mwari bitanu nari ntaratangiye kuri umupira okay Barca bari tujya ku munani ni wareba ntabyo yarebwa ko naho nzi urumva kandi zo zifite ibigwi hamwe Rayon Sport muraho musa ibigwi mwe mugira ni ibigwi bya Arsenal reka mbwira ibigwi bya Rayon ni ibigwi bitatu byuko kwese kavanze jyu ikigwi Rayon mugira atarakwase nyitiro reka nkubwire ngiye buriya singe nshyira mu heza ngo mvugisha ibintu uko biri ukuri ibigwi bya mbere mugira mwakwese kavanze jyu Rayon mugira ndakugira sekafa atarakwase nyitse kugira sekafa imwe twe tugira sekafa eshatu banza wumve ibiratara kwasenyutse yakoze n'ibintu yewe jure kandi mbanze nkumve muri kumbwira ibintu zafututse ibigwi bya kabiri mugira by'ubukene ntimuhemba gukera se n'ingeso ibigwi bya gatatu murasabiriza ibyo bigwi Rayon Sport igira mwakwese kafa hanze muri abakene murasabiriza icyaka rero ingeso irimo ngo bikombe mugira ingeso irimo gusabiriza n'ingeso yo muwirirwa twangareyo
ibwira abantu kanda akanyenyeri abayikunda n'abatayikunda uwakwanga yakwangariyo utwangariyo twaze gusabiriza muri aperi se twebwe none se umunyoroza akanyenyeri ngende umuaperi bawumbazi aho ntabwo mujya mwibeshya mukanakohereza genero kandi nyamara muzakora ibara bitwaye iki se bitwaye iki usabiriza gusa ubukene bwarabisha aho mugeze hose murasabiriza ingeso yo gusabiriza mu Rwanda ntabwo yemewe uzi ko muzajya reka ubwire rero siporo imeze nk'umukwe ugaragaza bije yuko akariraza ko nta n'inkwano afite ariko ifite sekafa yakuye hanze kandi irakunzwe kubarusha none akagabo karaziye atarakwasanyutse barusha nabwe ngo waretse tugasezera amafaranga gito yakoreye nabwe ngo atarakwasanyutse abantu ntibenjoye ariko se banza wumve nabwe ngo atarakwasanyutse uyu munsi ugiye gusezera ngo usezera nabwe ngo atarakwasanyutse wowe ibarusha agaciro igihe cyose ibintu atarakwakoze utari rero sezera abantu mwari kumwe nanjye Sifa Gatode Classic ndi kumwe na mugenzi wanjye Janvier Gakuru the Classic ibintu byose nakagaruka kandi mudukunde mukore subscribe ibombo Platinum de amore imana bari namwe shalom.